yacu n'ijwi ryacu twese One Nation Radio ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio n'ijwi ryacu twese. Icyambere u Rwanda rwacu rudutekereza na ambasade yacu rudutekereza ni nayo mpamvu nko kuwa gatanu bashyizeho the business forum. Yes. Business forum izahuza abantu muri business bavuye mu Rwanda n'abavuye muri Amerika ndetse n'abatari muri business ariko bifuza kuba bagira ubumenyi muri business. Hari abashaka gushora imari mu Rwanda, hari abashaka kuinvestinga mu Rwanda, hari n'abashaka kumenya ibikorwa bikorerwa hano. Urumva ko iyo forum izahuza abantu bose muri business sectors. We are ready. Just come, have a good time. Just come, learn. Come for those that need mentorship, those that need to do business in Rwanda, those who want to do business in America from Rwanda. Imyiteguro. Gusa people have to register. Nicyo nababwira nkongera nkasubiramo. But registering, baze dusabane, learn from each other. Nta kindi nakongera pe, karibu muraza mwisanga. Ngira ngo muri Rwanda Day zimaze kuba muri Amerika zose, shobora kuba narasibye imyo gusa. Yabaye Chicago nari mu Rwanda. Izindi zose narazatendinze. Navuga zose ko zari nziza, zari ifite n'umwihariko ugiye utandukanye. Ariko nka Rwanda Day ya San Francisco, ubudasa bw'Abanyarwanda. Inkuru y'abahungu we uko yabaha yerugaragara mu mahina ye. Rwanda Day yongeye yagarutse we, imihigo iraha tugomba we. Aha, Rwanda Day yongeye yagarutse Washington DC. Muze duhurireyo maze dutaramane n'abayobozi bacu maze dukomeze kwesa imihigo. Abinkwakuze batangiye kwiyandikisha, nukunyura kuri wa@rwandaday.rw. Muze maze tunezerwe, twishimire ibyo u Rwanda rugezeho, tunishimira aho tugana, duhurize umugozi umwe, twubaka urwatubyaye. Murakoze cyane, murakarama. Jules Sentore. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ijwi rya diaspora One Nation Radio. Ndibasuhuza, nitwa Simon Mpumuza. Twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Rwanda Day, munsi w'u Rwanda ariko kandi mu mahanga, igiye gusesekara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harabura iminsi ibarirwa ku ntoki, tariki 2 na tariki 3 iraba isesekaye i Washington DC. Kuba dukurikira murabizi neza, tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro bitandukanye byerekeranye na Rwanda Day. Kuri uyu munsi rero none nabwo turagaruka kuri Rwanda Day. Tugiye kuganira na bamwe mu banyarwandakazi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu muryango w'abanyarwanda bahatuye. Turi kumwe na Madame Immaculée Businge, ni umunyarwandakazi uhatuye ariko kandi akaba na rwiyemezamirimo. Niba mudukurikiye neza, tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Madame Immaculée Businge. Murakoze Simeo Muhumuza, murakoze kutwakira. Turi kumwe kandi na Madame Kati Rwivanga, nawe kandi n'umunyarwandakazi uhatuye mu muryango w'abanyarwanda baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe niba mutwumva, tubahaye ikaze Madame Kati Rwivanga. Turabashubuje Simeon, kandi turishimye kuba turi kumwe namwe. Yego, murakoze. Hanyuma rero twinjira mu kiganiro, ngira ngo reka ntangire mbabaza mwese nti Rwanda Day muyiteguye mute aho ngaho? Kaduhere kwa Madame Immaculée Businge. Murakoze cyane Simeo, murakoze kuri uyu mwanya mwiza muduhaye wo kuganira n'abatwumva. Rwanda Day turayiteguye cyane, ni umunezero mwinshi muri diaspora. Igihe cyose tugira amahirwe dutewe iteka no guhurira hamwe nk'abanyarwanda, ni umunezero gusa. Nakubwira ngo ni umunezero, turanezerewe, turayiteguye cyane, kandi nk'uko ubyumva ngo cyane no kwakira umukuru w'igihugu wacu no kwakira abanyarwanda bose, turanezerewe cyane. Yego, urakoze. Hanyuma mwebwe Madame Kati, Rwanda Day muyiteguye gute? Ndumva ku byo mugenzi wanjye avuze Immaculée ntacyo narenza. Mwebwe
wenda icyo narenzaho ni uko twagiriwe ubuntu bwo kuba izabera muri Washington DC ari naho dutuye. Ibyo rero natwe turishimye cyane, dufite excitement, abantu bose calendar zabo buri muntu wese yabuze uwo munsi wa Friday na Saturday. Rwose turishimye cyane, we cannot wait, we have so much excitement. Mbega simbizi kuko umaze no kubona abantu bamaze kuregisteringa, rwose turongeye turahura umunsi rwose aho duhura na bagenzi bacu tugatarama tukishima kandi tukigana byinshi, so urumva ko rwose excitement ni nyinshi. Yego, hanyuma Madame Immaculate, ngira ngo uri rwiyemezamirimo ariko kandi nk'umunyarwanda utuye aho ngaho, nka rwiyemezamirimo, kuba kwitabira Rwanda Day bisobanuye iki? Murakoze Simeo. Nka rwiyemezamirimo rero nko muri business, ngira ngo inkingi ya mbere igira rwiyemezamirimo ni networking. Ni networking, ni uguhura n'abandi ba rwiyemezamirimo, ni uguhura n'abandi bantu. Igihe cyose uri rwiyemezamirimo cyangwa wikorera cyangwa uri muri business, ikikugira kikungura ingufu ni uguhora wiga. Anjye mbwira abantu ko mpora niga igihe cyose muri business, nubwo nyimazemo igihe kirekire. Akenshi mpuye na bagenzi banjye bari muri sectors dukora ibintu bimwe, cyangwa se n'abandi bari muri sectors zindi, bituma niyungura ubuzima, bituma niga birenzeho. Ikindi nacyo nkabasha gusangiza na bagenzi banjye nanjye service ntanga. So kuri kuri Rwanda Day rero ni ukuvuga ngo ni ihuriro rigari, rimpa visibility nini, bimpa guhura n'abantu batandukanye, abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, abatuye muri Amerika, abaturutse mu Rwanda. Ubusanzwe nge mu byo nkora nka rwiyemezamirimo ntanga service ziri muri finance, muri financial management, nkora ibintu bya business consulting, nkakora ibintu bya insurance services. So nkora service muri Amerika yose. Kuvuga rero ko abanyarwanda bo muri Amerika yose bahuye, nabo muri Canada, nabo mu Rwanda, ni ukuvuga ngo horizon yawe cyangwa se abantu ndagutse muri rusange. So ni ukuvuga ngo ni umunezero gusa. Mfite amahirwe yo guhura n'abagenzi banjye bari muri service dukora zimwe cyangwa se n'izindi, nkiyungura ubumenyi nanjye nkagira icyo nasangiza bagenzi banjye tuzahura. Murakoze Simeo. Hanyuma iyo urebye abandi ba rwiyemezamirimo aho ngaho, ese bo ubona babyumva nk'uko nawe ubyumva? Nakibajije nk'umuntu wese uri muri business cyangwa se uri rwiyemezamirimo ko yakabaye atacikanwa n'aya mahirwe, kubera ko nk'abari muri business twebwe duhora tureba ukuntu twakwiyagura. Ndumva rero nka rwiyemezamirimo waba utabyumva haba hari akabazo, ahubwo namukangurira kuvuga ngo ntucikwe n'aya mahirwe, kuko aya mahirwe ni amahirwe adasanzwe. Kuko ba rwiyemezamirimo cyane cyane nihereyeho nkanjye uri muri service, uri muri business ya service utanga n'abantu, abantu bakwizaniye ahantu hamwe, ahantu hari abantu barenga 5,000-4,000, urumva ko ucitswe n'ayo mahirwe ntabwo nizera ahandi wazayakura. So ba rwiyemezamirimo batwumva, abantu bari muri service batwumva, bari muri business batwumva, nyamuneka ntimuzacikwe n'aya mahirwe. Aya ni amahirwe utapfa kubona gusa. That is a free marketing, that is ni free connections zikwizaniye ahantu hamwe muri kumwe. Ndumva rero navuga ngo abafite gahunda yo kuza mukomeze muze, abatabitekerezaga nabyo mungire mutekereze kabiri. Aya mahirwe ni amahirwe aza rimwe, ntuzacikwe rero. Nkanjye numva nabwira umuntu ngo ntuzacikwe. Yego, reka tube tuvuye muri business gatoya, turayigarukaho mu kanya. Ariko noneho Madame Kati, ngira ngo uri umwe mu bayobozi baho ngaho mu gace uherereyemo, umuryango w'abanyarwanda bahatuye. Ese ubona abanyarwanda bose bahatuye bumva agaciro ka Rwanda Day ko guhura n'ababa bavuye mu Rwanda ndetse barimo n'umukuru w'igihugu, barabyumva? Nk'umunyarwanda, of course, nkanjye mpagariye abanyarwanda ba Washington DC, Maryland na Virginia. Yego. Turishimye cyane kandi natwe ni amahirwe. Immaculate bivuze neza muri section ya business, ariko urumva section ya business nayo hari ukuntu byose bihura. Urumva twebwe twagize amahirwe kumva nk'abanyarwanda intara ya 6
kugira ngo duhore tugira iyo connection n'u Rwanda na bagenzi bacu, abantu bari rwose excitement no kuba wamisinga umunsi nk'uyu nguyu. Abenshi kera babaga bavuga ati buri Boston cyangwa, ariko uyu mwaka wo twanagize n'amahirwe yo kuba baratumenyesheje kare. Abantu bose bagiye bitegura, abantu bararegistarinze ni ukuri, kandi kubera dufatanyije na diaspora muri mobilization process, byose byasanze abantu bose bafite excitement. Urumva urareba, ni Immaculée yavuze ati ni connection, ni global connection. Rwanda Day ni global connection, kandi buri muntu wese nk'umunyarwanda wumva rwose iyo ufitemo connection kugira ngo umenye uko haba harimo, urumva hariho businesses, hariho ibintu bya investments, harimo ibintu bya banking, no gukurikirana mbega progress u Rwanda igezeho, n'inshingano zacu nka diaspora zo guparticipatinga muri progress y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo there is a story about Rwanda, and the diaspora community is part and parcel to that story. Ubwo urumva nkatwe nk'abanyarwanda bari muri Washington DC capital city, urumva turi muri center y'aho byose bibera. Decision makers, policy makers, bose bari muri Washington DC. mu murwa mukuru. Yeah, exactly. Yeah. So kandi nakunze nanuza theme yo bavuze a legacy of inclusiveness within and beyond our borders. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda natwe kandi diaspora, kandi ntabwo ari twebwe abanyarwanda gusa, ni n'inshuti z'u Rwanda n'abantu bose. Urumva ko biraduha opportunities za collaboration, kandi tugafatanya, which is the portion of unity, kandi duhura n'abantu batandukanye. Kandi buri muntu wese, Immaculée yabivuze neza, twese tuhora twiga, right? Tuhora twiga, we learn from each other. So ni umunsi uzaduha iyo opportunity. So nka community sinshobora no kubigusobanurira ukuntu excitement hari, kandi ndakeka ko na numbers so far uko zimeze ziraruta nizo twigeze kugira mbere. Kandi urebe ko it's even February. February is a very cold month, ariko excitement y'abanyarwanda muri USA, bazaturuka Canada, Europe, Immaculée anabivuze nawe, no mu Rwanda. Urumva rwose ko ari opportunity tutagomba kumisinga na gake. Rwanda Day yajyaga ibera muri Amerika, muzatambutse zaberaga mu yindi mijyi. Washington ngira ngo n'ubwa mbere iye kuhabera. Yes. Mwabyakiriye mute rero kuba ari mu gihe kwakira abantu? So far ukuntu twabyakiriye icya mbere ni ugufatanya. Dufite contacts na bagenzi bacu b'abanyarwanda mu bintu bya twanateguye platforms za transportation, dutegura ibintu bya accommodation, dutegura n'ibindi bitaramo hirya no hino, ibyo twita side events, kugira ngo abantu nibaza bagire experience itandukanye idasanzwe. So nicyo navuga, wenda Immaculée aricyo yakongeraho kuko nawe tumaze iminsi tubikorana hamwe. Nagira icyo twongereraho nawe? Navuga ngo muri rusange nk'uko katabivuze rwose niko bimeze, umunezero ni mwinshi. Urumva ibintu kubera muri mu murwa mukuru ni ibya mbere, n'abantu iminsi twari tumaze tudahura nayo yari myinshi. So excitement cyangwa ibyishimo cyangwa kumva ko tuzahura tugahoberana nk'abanyarwanda ni ibintu utashyiraho umubare, ntabwo wamenya igipimo wabishyiraho, kuko abantu bose baranezerewe muri make. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ruzadusanga, turusange, twisange iwacu, kandi turi hano muri Amerika. Urumva ko nta kiguzi wabishyiraho rwose. Simiyo, murakoze. In a world filled with borders and boundaries, there is an event that bridges the gap between a nation and its diaspora community. Welcome to Rwanda Day. Rwanda Day is a unique and homegrown solution, a celebration that brings together the Rwandan community from all corners of the world with their beloved homeland. For over a decade, this annual gathering has been a beacon of unity, dialogue, and collaboration. It's a day where thousands come together under the same sky to connect with their roots and look forward to the future. One of the highlights of Rwanda Day is the opportunity to engage directly with the President of the Republic, His Excellency, Paul Kagame. Attendees, including Rwandan community from across the world, senior government officials, private sector representatives, and clergy come together to discuss the nation's development. But it's not just about politics and policy. Rwanda Day is a celebration of culture, heritage, and innovation.
Rwanda Day serves as a reminder of the strong bonds that unite a nation and its people, no matter where they are in the world. It's a celebration of identity, heritage, and progress, a day that showcases the best of Rwanda and its people. But Rwanda Day is not only about Rwandans. It's also an opportunity to share with friends of Rwanda information about our country, untapped opportunities, and how to foster relationships. So, as the sun sets on another Rwanda Day in Washington, D.C. from February 2nd to 3rd, 2024, we are reminded that unity, dialogue, and collaboration are the building blocks of a brighter future for all Rwandans, both at home and abroad. nk'uko wabitubwiye dusubiye muri business hari abazava mu Rwanda nabo kandi bakora business mwebwe nk'abanyarwanda bari aho ngaho mubasha guconnectinga gute murakoze Simiyo. Yego. Icya mbere u Rwanda rwacu rudutekereza na ambasade yacu rudutekereza ni nayo mpamvu nko kuwa gatanu bashyizeho the business forum. Yes. Business forum izahuza abantu muri business bavuye mu Rwanda n'abavuye muri Amerika ndetse n'abatari muri business ariko bifuza kuba bagira ubumenyi muri business. Hari abashaka gushora imari mu Rwanda, hari abashaka kuinvestinga mu Rwanda, hari n'abashaka kumenya ibikorwa bikorerwa hano. Urumva ko iyo forum izahuza abantu bose muri business sectors. Twebwe rero nkatwe tuzigiramo byinshi. Kandi natwe hari igihe bagira byinshi batwigiraho. Nkanjye uri muri insurance sector hano, hari amaserivisi tugira menshi cyane atabi wacu. Ese hari icyo batwigiraho nabo bashobora kuvana hano bagatwara iwacu. Numva rero ibintu byose ni magirirane. Hari ibyo twakwigira ku bacuruzi b'iwacu, hari n'ibyo batwigiraho bakagenda bakanoza neza imikorere yo bakora hariya, cyangwa se hari n'ibindi natwe twabigiraho nk'abiwacu kuko u Rwanda bakora neza turabizi twese. Hari natwe serivisi twabigiraho twazana iwacu. Ni ukuvuga ngo twese tuzigira hamwe, tunetworkingira hamwe, turebe twese aho twasarurira eza tuzana hano cyangwa dutwara iwacu. Ndumva rero nka business forum for example, nk'umunyarwanda uri muri Amerika, uri muri business, niba utariyandikishije muri business forum warahombye. Ndumva nk'umunyarwanda uri muri business cyangwa se ukeneye kumenya business, the business forum would have been one stop shop for you to be. So turanezerewe kandi turayiteguye nayo. Murakoze muhumuza. Murakoze. Ngira ngo buri gihe gitoya umuntu yakwibaza ngo imyiteguro igeze hehe nk'umuntu uri aho bizabera. Murakoze Simeon. Imyiteguro tugeze kure, abantu benshi bamaze gufata amatiki, abantu bamaze gufata accommodation, kandi nkuko it's still ongoing. Already abahanzi bazaba bahari turabazi. Dufite nkuko Immaculée yavuze hariho business forum ariko hakazaba na exhibition izaba ifite businesses ziturutse mu Rwanda, banking, ibya land, tukaba tuzanagira na section ya career fair, aho tuzakora ibintu bya knowledge transfer, abashaka gushaka akazi mu Rwanda, n'abanyeshuri bacu bari hano kugira ngo ni benshi bazaza bahure na business zo mu Rwanda, bamenye opportunities zihari zo nabo baba part of. Tuzaba dufite na section ya made in Rwanda. So urumva ko rwose kwitegura ko turiteguye, ahubwo bashatse n'uyu munsi bahagera. Turabiteguye pe. Yego, ngira ngo nanabonye n'inzu bizaberamo aho ngaho rwose bizaba bishyushye. Ni inzu n'ubundi rwose ifite amateka maremare, ariko mfite akabazo k'amatsiko nakubaza mu kanya nibwo nabaze Madame Immaculée. Muri Rwanda Day zimaze kuba ni iyihe utazibagirwa, hanyuma kubera iki? Sorry, subiramo? Nari muze ni muri Rwanda Day zimaze kuba ni iyihe utazibagirwa, hanyuma kubera iki utazayibagirwa, n'iki utazibagirwamo muzimaze kuba zatambutse? Njewe honestly speaking, Rwanda Day ntazibagirwa ni ya 2011. Yego. Rwanda Day ya 2011 nagize amahirwe kuba at that time nabaye coordinator wayo, ariko most importantly nibwo bwari ubwa mbere bwanjye gukorana n'abanyarwanda nk'umuntu wari usanzwe utuye muri diaspora. Byabaye
a very good lesson. Numva rwose nk'umunyarwanda ntashobora kambivuga mu cyongereza. I felt like I should not be standing on the side. I needed, even if it's a small seat at the table, I felt like I needed to be part of that process, a little bit of process. Ni naho nagize amahirwe ntagira nka diaspora, urabizi ko embassy akenshi ina employing diaspora members, nabwo na joining the embassy. So koko urebe excitement Immaculée arabizi twarakoranye hano muri DMV, ni nabwo muri after that Rwanda Day, ni nabwo setinze up RCA, Immaculée twarakoranye atuye hano muri Washington DC. Urumva nibwo nukuvuga ngo jewe naravutse gushasha nk'umu diaspora w'u Rwanda. So jewe Rwanda Day 2011, it will always be my special event. Kandi ndibuka specifically President wacu avuga ngo President Paul Kagame avuga ngo ni gute waba uri umugeni uri kuri high table ariko ufite abandi aribo bagukorera ibintu. Urabyumva ndimo nda paraphrasing ariko iyo statement yangumyemo n'uyu munsi twahise ni nabwo launching Agaciro Fund. Immaculée can add on that. Ni nabwo launching community. Immaculée yari nawe rushinzwe genda muri DMV kandi kuva ubwo we have been part of the community leadership, and both of us have served on the national level. Nukuvuga ngo Rwanda Day ni naho utazi u Rwanda amenya u Rwanda, utazi n'abana bacu. Bungu abana bacu bari imbije, ariko jewe umuhungu wanje I believe Immaculée nawe arazana abana be, abahungu banje bazaba bahari. Ubwo nitwe twari abana ariko ubu none turazana abana bacu. So it's such an important day for us. Hanyuma Madame Immaculée, wowe niyihe utazibagirwa muri Rwanda Day zatambutse? Ngira ngo muri Rwanda Day zimaze kuba muri Amerika zose nshobora kuba narasibye imwe gusa yabaye Chicago nari mu Rwanda. Izindi zose narazatendinze. Navuga zose ko zari nziza, zari ifite n'umwihariko ugiye utandukanye, ariko nka Rwanda Day ya San Francisco ubudasa bw'Abanyarwanda, that stick in my mind, kuvuga ngo ese ko Abanyarwanda dufite umwihariko wacu. Dushaka kugira umwihariko wacu mu muco wacu, dushaka kugira umwihariko wacu n'uburyo dukora akazi kacu tukaba intangarugero. Mbese ubudasa ni ukuvuga ngo ubu ibyo dukora byose bigomba kuba bifite agaciro karenzeho. So byatumye numva nko muri jewe ibyo nakora byose, icyo gihe nari nkiri no muri corporate ntari najya no kuba Rwiyemezamirimo, ariko naravuze ngo igihe cyose nzakora ikintu nzagikora mu buryo burenze uko abandi babikora, kuko ndi umunyarwanda. So ibyo nzakora byose nzabikora mu buryo bunonosoye, uburyo umuntu avuga ngo iyi serivisi itangwa nande ni umunyamerika ariko umunyarwanda. So ubudasa bw'umunyarwanda iyo kansigayemo kandi gatuma kangira uwondi we kuri jewe, uburyo na serivisi ntanga zose ngira ngo n'abakiriya banjye babashe gutanga testimony, they know that I go above and beyond. So umunyarwanda hari hose rero ni ukuvuga ngo icyo ukora cyose wagikorera muri Amerika, wagikorera muri diaspora aho uri hose, wagikorera mu Rwanda, jya ukora nk'uwikorera kandi ukore urengejeho akarusho. Nagira ngo nkore ku kantu gatoya Kati yavuze nane wajya no kuvuga ibintu bya career fair. Yego. Uretse na serivisi ntanga, company yanjye ya hiring abantu batwumva, abashaka ubuzi, abajeni, abakuru, muzaze mwiteguye kubona ubuzi kuko turatanga ubuzi kandi bwiza cyane. So career fair, yes Kati, irahari. Iyo batashaka ibikorwa mu Rwanda, muri Amerika naho we have a career fair there. So duhari kubereka ko mwakwikorera ntimukorera abantu. Gukorera abantu ngo akimuhana akazi imfura ihise. So kwikorera ni ibya mbere. Murakoze. Ni nacyo nari ngiye kujyaho nkubaza, ni sibyo aba businessmen bazaza, ariko se utari mu businessman cyangwa se businesswoman, mu by'ukuri ni iki yazungukira muri Rwanda Day mu guhura namwe nk'abantu bakora business? Murakoze Simeon. Buriya niyo mpamvu bavuga ngo ubwenge burarahurwa. Ushobora kuba utari Rwiyemezamirimo, ushobora kuba utikorera, atari uko utabishaka cyangwa utabyifuza, ariko utazi uko bikora. Iyo uje ugasanga abandi rero bikoresha, ukabona umuntu nkanjye nta kintu kiri special mfite ariko narabishoboye, ushobora kwibaza utese bishoboka bite? Mu bintu nkora ibintu bya business development, nkora ibintu bya career as well. So egera ababishoboye, ko niyo mpamvu ngo duhora twigira ku bandi. Niba ubyifuza wifuza kuba Rwiyemezamirimo, ukaba wifuza kuzageraho uvuga uti
ibintu nkora, this is my brand, this is what I'm doing for me and my family. Egera kuba bishoboye. So turahari hariya, tuzaba duhari kugira ngo tubashe gufasha bagenzi bacu, urubyiruko, abakuru bashaka kwikorera, tuhari rwose. So we are there to share experiences twagize muri business twikorera, kandi ni nziza kandi nyinshi cyane. Ubwo rero bifuza kumenya rwose, ntabwo na business forum ngira ngo yashyireho ari business gusa, ahubwo yashyireho abantu bose kugira ngo babashe kugira ubumenyi busesuye. N'uwifuza kujya muri business cyangwa ushaka izi information afite ashaka, nawe agira hazisanga. So tuzaba duhari Simiyo gutanga ayo makuru no gutanga izo mpanuro. Murakoze. Dusoza rero, Kati, niki wabwira abadukurikiye, abazitabira Rwanda Day muri rusange, niki wababwira, ni ubuhe butumwa wasorezaho? We're ready. Just come, have a good time. Just come, learn. Come for those that need mentorship, those that need to do business in Rwanda, those who want to do business in America from Rwanda. Imyiteguro. Gusa people have to register. Nicyo nababwira nkongera nkasubiramo, but registering baze dusabane, learn from each other. Nta kindi nakongera pe. Karibu muraza mwisanga. Yego, urakoze cyane. Hanyuma Madame Immaculate, wowe n'ubuhe butumwa wasorezaho ku badukurikiye? Abadukurikiye ndababwira ngo it's 1 week away. Uyu munsi turi kuwa kane utaha tuzaba twasezerekaye muri Washington DC, cyane ba Rwiyemezamirimo. Please don't miss out on this chance. Aya ni amahirwe atazagaruka vuba, ni amahirwe twari tumaze igihe tutabona. So this is your chance. Kandi iki nabwira abantu, mwitinyuke. Abanyarwanda twavuye kure, aho tugeze nta kwitinya. So stand tall. Ibintu byose birashoboka. Ngwino wigire ku bandi, ngwino usabane n'abandi, wishime unezerwe, uzahavana byinshi. Ni karibu muri Washington mu cyumweru gitaha. Urakoze cyane. Reka rero mbabwire ngo mu Kinyarwanda n'undi baravuga ngo inkoko niyo ngoma, gahunda ni yayindi. Ni tariki 2 na tariki 3 muri Washington DC muri Amerika. Rwanda Day iraba ihasesekaye. Reka nshimire cyane Madame Kati Rwivanga kuba witabiriye ubutumire bwacu. Mwakoze cyane. Yego, reka nshimire na Madame Immaculate, wakoze cyane. Mwakoze Simiyo, murakoze rwose. Yego, mwese rero mwari mudukurikiye, reka tubashimire, hanyuma kandi dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza naho ubutaha. Iminsi irabarirwa ku ntoki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri wa#RwandaDay.rwa kugira ngo nawe tuzahurire Washington DC.